Ndabasuje nk'ibisanzwe ni muri HM Fast Food. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe uburyo wateka ibirayi bikaryoha, bigasa neza, bikaba byujuje intungamubiri, bitera imbaraga n'ibirinda indwara n'ibyubaka umubiri. Ibi ni ibirayi wateka ukaba wabigaburira umushyitsi, ukabigaburira abana, ukabigaburira umuntu uwo ari we wese, bikamuryohera utagombereye ibintu byinshi. Kurikira video urebe ukuntu nawe wabitegura, niwumva biryoshye wabikoze wandike muri comment mbwira uko wabibonye nuko wabyumvishe n'uburyo abantu wagaburiye babyakiriye. Mwegereye Wateka.